nguko rero icyizere kigatakara. Yakubonye urimo kuvugana n'umuntu, yakubonye urimo kuvugana n'umusore, yakubonye urimo kuvugana n'uwo musengana, aravuga ati do, arakomeje yangesoye. Kandi wenda ntabwo ari byo urimo kuvuga, kandi wenda ntabwo uri guteretana. Basaza bacu rero nabo ubwo yo mvuze gutya bahita bipyosora birata ukuntu bavuga ngo abakobwa ngo barashize. Ni bande babamaze? Ni bande sha? Ni bande muravuga ubundi mujya kubabaza ngo ni amasugi, mwebwe muri iki? Ni bande baba badevierije? Ni bande babidevierije cyangwa ni mwebwe muba mwabadevierije? Warangiza ukavuga ngo ni isugi, ukajya no kumubaza nta n'isoni ufite, nawe ubu uri umugabo wawe wararongoye. Ari aho ngaho ni ugushyira kimwe ku kindi. Ubwo mwashyira kimwe ku kindi, kuko abo bakobwa ntabwo ari bo bidevierija, ni mwebwe mubadevierija. Ubwo rero mujye mugenza gake, munabaza ibibazo bikeya kw'iyo ngingo, kuko ni mwebwe mubikora. Ni mwebwe. Hari ibyo abantu bajya bibeshya cyane, bakavuga ngo isezerano ngo ni iryo mu kiliziya, ngo isezerano ngo ni iryo kwa padiri, ngo isezerano ni iryo mu rukiko. Reka, isezerano rikaze ni rirya ry'amagambo no ku buriri. Iyo wamaze kuryamana n'umukobwa ntabwo aba akiri umukobwa, babaye umugore. Uretse no mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo physique, ntabwo aba akiri umukobwa, aba yabaye umugore. Noneho rero igihe cyo kujijwa, niba mwankurikiye ibyo navuze, nababwiye ngo wa mukobwa ngo yaravuze ngo le trésor d'une fille est sa virginité. Iyo utaye ubusugi ubwo ubaye umugore. Iyo ukijijwe rero uba wongeye kuba isugi. Mwanteze amatwi? Iyo wakiriye Yesu, bya bindi vya kera, bya bindi byo mu bujiji, bya bindi byo mu butamenya, ntabwo Imana ibibara. Ntabwo ibibara. Ubwo ndabahumurije abasambanye mwese. Ari mutangiye kwiheba no guhagarika umutima, hanyuma basambanye mba mbizi ko murimo. Ubwo rero abo ngabo babikoze mu gihe cy'ubujiji no mu gihe cy'ubutamenya. Niyo waba wararyamanye n'abasore 1000 cyangwa n'abakobwa miliyoni, utarakira Yesu, ntabwo Imana ibibara. Igihe cyo kujijwa n'igihe cy'ubutamenya n'igihe cy'umwijima Imana yarakirengagije, ariko itegeka bari mu isi yose kwihana, kuko yashyizeho umunsi izaciraho urubanza rw'abazima n'abapfuye, ikazarucisha umwana wayo w'ikinege yatoranije ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Ibyakozwe n'intumwa 17. Rero ndagira ngo mbihanize kandi mbiyame, nimubikora uzabikora uvuga ngo ubu nshatse umugore, pastor niyongera kunsezeranya cyangwa mu rukiko bakansezeranya, bazaba bagiye kumpambirira mu busambanyi. Uwa mbere mwaryamanye umaze gukizwa, umaze kwakira Yesu, niwe wawe. Nurenga hari umupastor umwe yigeze kuduha amakuru, iwabo ngo higeze kubaho akantu, padiri ajya kuzana za moto. None agiye kuzana za moto, padiri atanga itangazo, avuga ngo abakobwa b'amasugi mwese, abakobwa b'amasugi mwese, abakobwa b'amasugi mwese, muzaze gushikira moto z'ubuntu, muzaze gushikira moto z'ubuntu. Hanyuma pastor abimenye aravuga, tumva ziriya moto abakobwa banjye bagombe bajye kuzizana, abakobwa banjye ni amasugi barakijijwe. Hanyuma aragenda, harimo abakobwa bitwaga ba Florence n'abandi aravuga ati mujye kuzana moto zo kwa padiri, nta yindi condition, nuko muri isugi gusa. Naho abakobwa barangije babwira pastor ngo pastor ngo rega twakijijwe dukuze. Muzi icyo nshaka kuvuga? Ubwo icyo nshaka kuvuga no kugira ngo mbwire bene wacu b'abahungu b'abasore, ndagira ngo mbabwire yuko bashiki bacu bakijijwe bakuze. Ntimuzabarenganye rero, nusanga atari isugi uzamenye ko yakijijwe akuze, yakiriye Yesu akuze, kandi ni mwebwe mwabikoze. Ubwo rero ntimuzabarenganye, muzabana neza, kubera ko bakijijwe bakuze ntabwo babizira, cyangwa ngo ukomeze ubiziririze undi sinabyara azakomeza bisugi. Shewe muransesa vrema. Ubwo rero icyo ngicyo nakirangije, nimusanga batari amasugi ntimuzirwe mubarenganye. Ariko icyo mubujijwe bakobwa ndetse namwe basore, mumaze kwakira Yesu, mumaze gukizwa, birabujijwe kongera gusambana. Birabusambanye uri umukobwa w'umukristo, iyo usambanye uri umusore w'umukristo, uwo muryamanye mbere warakijijwe, warakiriye Yesu, waraviriwe n'umucyo, uwo niwe ubaye umugabo wawe.
n'ubu ubaye umugore wawe. Je répète, kansubiremo, iyo wakijijwe warakiriye Yesu, waraviriwe n'umucyo, waramenye ijambo ry'Imana, umusore muryamanye mbere, umukobwa muryamanye mbere, niwe ubaye umugore wawe, niwe ubaye umugabo wawe. Iyo urenzeho rero, tega amatwi wumve ubeho. Ibintu mukinisha ntabwo ari byo gukinisha. Iyo birenzeho bakagushingira n'undi, uba ugiye gusambana. Icyo pastor abagukoreye niki? Abagiye kuguhambirira mu busambanyi, ugategereza kurimbuka, Yesu yaza ukazajya mu muriro. Niyo mpamvu mukwiye gutinya ibintu by'imikino mubamo, ntabwo ari byo. Icyo gihe nicyo bita kuvunja indoa. Ubu buvunja indoa, ubwo ababikoze mwese muhise muhagarika imitima. Nihagarare nyine kuko mwakoze ibyo mutari mwemerewe gukora. Nta mukristo wemerewe gusambana, birabujijwe. Nta mukristo wemerewe gusambana. Iyo wakijijwe, wamaze kwakira Yesu, wabaye icyaremwe gisha, birabujijwe kongera gusambana, birabujijwe kongera kuryamana n'umusore, birabujijwe kongera kuryamana n'umukobwa. Utegereza mariage yawe, utegereza isezerano ryawe, utegereza indoa yawe. Iyo birenzeho ukajya kuryamana ubushatsi. Dusenge. Turagushimiye Mwami, turagushimiye kuri mwiza, turagushimiye ko ingoma yawe itazigera ihanguka n'umunsi n'umwe. Turagushimiye ko nta gace ko guhinduka kajya kakugaragaraho. Turagushimiye kuri data wa twese mwiza. Haleluya. Turagushimiye ko wadukunze tutari twakumenya. Turagushimiye ko wadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Turagushimiye ko wadutoraguye aho twari kure tudafite Imana, aho twari tudafite ishusho yo kuza mu nzu yawe, ariko buri umwe wese ukamuhamagara mu mazina akitaba. Imana ishimwe. Twari bande? Twari iki bakugirirwa neza n'Imana? Mbese ubuntu twari tubukwiye. Dushimiye Imana yemeye kudutunga inkoni ikatugira abana bo mu rugo kwa data. Uwiteka nushimwe, warinze urubyiruko rwacu hafi. Turagushimiye. Nta gikuba cyacitse, iyaba cyacitse ntabwo twari guterana, ariko dushimiye Imana yabaye mu ruhande rwacu. Dushimiye Imana yabaye mu ruhande rw'itorero. Dushimiye umukiza mwiza warinze umwigisha w'ijambo ry'Imana. Asante, Imana ishimwe. Asante, sifa ni zako mwana kondoo wa Mungu. Dawidi we yabuze ukunda kuvuga, aravuga ngo Imana niyo, natwe dufite amashimwe y'uko uri umurinzi mwiza, kandi turabizi uri umungeri, uragira neza intama ntuziyobye, ahubwo ukazijyana ku isoko imara inyota. Tugeze mu mwanya mwiza. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ridutera imbaraga, ijambo ryawe rirarama, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe rishyira ibitariho bikabaho, ijambo ryawe rizura imitima, ijambo ryawe ni urufatiro. Herasi w'imihidima shataya bayasire. Ijambo ryawe twararyizeye turakira, ijambo ryawe twararyizeye turaka ibyaha turahinduka, ijambo ryawe twararyizeye riduha agaciro, ijambo ryawe twaryikomejeho rituremera ubuzima butari buhari. Dusengeye umugaragu wawe ahagarare mu kibengebenge cy'amaraso ya Yesu. Ibendera ry'Imana ribe ku bitugu byiwe, ubudahangarwa bw'Imana buhagarare nawe.
duheje ikintu cyose cyarogoye umugambi w'Imana kuri twebwe n'umwigisha. Dukumira imbaraga z'abadayimoni, abarangaza imitima agasigara imibiri, dayimoni barupinzi, dayimoni bakujaje mu materaniro, dayimoni bana bimenyereye, abadayimoni abo bose tubakumbise hasi, imbaraga z'Imana zibatsikamire. Umwuka wera aduha kumva icyo dushakaho, umwuka wera aduha kumenya iby'ubwiru bwawe. Turagushimiye, dukomeye amashyi kubw'ijambo rye mu izina rya Yesu, amen. Mbese aho wamenye rya zina ryiza ry'umukiza wacu Yesu, riraririmbwa muri iyi si yose, rivugwa mu bantu bose, riraririmbwa muri iyi si yose, rivugwa mu bantu bose. Yesu niwe zina rihebuje, riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose. Niryo rihoza umutima ubabaye, riratunezeza rwose mu mubabaro no mu byago byinshi, ribasha no kuturinda mu mubabaro no mu byago byinshi, ribasha no kuturinda. Yesu niwe zina rihebuje, riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose. Ndetse no mu mwijima muri iyi si, rimurika nk'inyenyeri, rimpa amahoro, rimpa n'ubutware, ndetse no kugeza gupfa, rimpa amahoro, rimpa n'ubutware, ndetse no kugeza gupfa. Yesu niwe zina rihebuje, riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose. Amazina yose aribagirana, keretse izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru. Yesu niwe zina ryiza, rizahora rimurika mu ijuru. Yesu niwe zina ryiza, Yesu niwe zina rihebuje, riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Aho murambura ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Shimira Imana Data wa twese mwiza uhoraho hose w'imico yose, wongeye kudukingurira umuryango kandi twaba tugeze hano mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu y'Uwiteka Imana, ngo byamurutiraga imyaka 1000 kuba ahandi hantu ndetse no kuba mu manyumba y'abakomeye.
aravuga ngo hari ikintu kimwe njya nifuza nzajya nshaka mu mibereho yanjye, ngo ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho, kugira ngo njye ndeba ubwiza bw'Uwiteka Imana mu rusengero rwayo rwera, ngo kubera ko ku munsi w'ibyago n'amakuba izankirisha kumpisha mu ihema ryayo, ngo kandi igashingisha ibirenge byanjye ku rutare kugira ngo ntanyeganyezwa. Izo ni inyungu zikomeye cyane ziboneka mu nzu y'Imana. Ku munsi w'ibyago n'amakuba izadukirisha kuduhisha mu ihema ryayo, kandi ishingisha ibirenge byacu muri Kristo Yesu kugira ngo tutanyeganyezwa. Imana ishimwe. Ku bashyitsi nitwa Aloyizi Uwakarema, ndi umupasitoro hano mu Cyahafi. Umwami Yesu rero aduhana umugisha muri uyu mugoroba. Nshimiye Imana ihoraho, data wa twese mwiza, nkwinguriye umuryango wo kongera kuboneka mu rubyiruko nkamwe. Urubyiruko narubayemo igihe kinini cyane, nabaye urubyiruko imyaka myinshi, nabaye urubyiruko rw'umupagani, ndongera mba urubyiruko rw'umukristo. Nabaye umupagani w'urubyiruko mu myaka nka 20 n'ingahe, hanyuma ndongera mba umukristo mu myaka nka 10 n'ingahe, nk'itandatu hari niba ntibeshye. Ni ukuvuga ngo iyo myaka yose rero nari nyirimo ndi urubyiruko. Bivuga ngo iby'urubyiruko byose byinshi mbizi neza ibyinshi. Nta nguni nimwe wankweperamo ngo byemere, nta hantu na hamwe wampisha ngo bikunde, nta mafiyeri na hamwe wayapigira ngo ne kuyabona. Mbese urubyiruko ndabazi kandi nabayoboye imyaka myinshi. Hariya mu Nyakabanda nayoboye urubyiruko igihe kinini cyane, muri paruwasi ya Nyakabanda yose nayibayemo nyobora urubyiruko igihe kinini cyane, ntari perezida w'urubyiruko w'umusore, ahubwo ndi umuyobozi w'itorero uyobora urubyiruko. Rero ni ukuvuga ko urubyiruko turaziranye cyane, kandi ikiza cyane nkundira kuza kubana n'urubyiruko nuko nakijijwe ndi urubyiruko. Hari igihe abantu babona umuntu akuze cyangwa ashaje bagatekereza ko atigeze kuba urubyiruko, ariko jyewe nakijijwe ndi urubyiruko, ari umusore nkamwe, nakira Yesu ndi umusore nkamwe, kandi Yesu yaranyuze, Yesu yaranejeje, Yesu naramukunze. Maze kumwakira niho nabonye amahoro n'umutekano n'ibyishimo n'umunezero bisesuye. Ibindi byose nari naragerageje ntabwo byakundaga, sinigeze mbibonamo amahoro, sinigeze mbibonamo umunezero nk'uwo naboneye kwa Yesu, sinigeze mbiboneramo ibyishimo nk'ibyo naboneye kwa Yesu. Naragerageje kandi nari ibintu byinshi, nanyoye ibintu byinshi, nabaye nabaye mu mafiyeri, ndi muri orchestre. Twagiraga orchestre yitwaga CPC y'abapagani, ducuranga ibintu byinshi rero by'urubyiruko ndabizi cyane, nubwo ntari umuhanga cyane ariko nzi ibintu byinshi. Hanyuma n'imyaka mfite kandi nayo inyemerera kwigisha urubyiruko. Imyaka mfite nayo irabinyemerera kubahugura nk'umuntu mukuru, kandi kuba nubatse n'urugo binyemerera kubahugura nk'umubyeyi. Byose ndabifatanya rero nkabikomatanya, hanyuma nkashobora gufasha urubyiruko. Abashaka kujya mu ijuru cyane cyane, abadashaka kujya mu ijuru bo ntacyo nabamarira, ariko abashaka kujya mu ijuru bo turafashanya, nkabahugura nkabafasha kugira ngo bazajye mu ijuru amahoro, kandi no mu isi babone amahoro, no mu isi babone umutekano. Rero reka dusome ijambo ry'Imana kuko iminota ari mikeya. Ufate urwandiko rwa Timoteyo, abazanye Bibiliya, n'igihe mugenda nta Bibiliya mufite kandi si byiza, muzashake za Bibiliya, mujye mugendana Bibiliya, mujye musoma na Bibiliya. Iyo umuntu afite Bibiliya akayisoma bimuviramo ubuzima bwiza. Mujye mushaka Bibiliya muzisome kugira ngo zibafashe. Dusome urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo ibice 4, duhere ku murongo wa 12 tugeze ku wa 16. Turasoma n'urwandiko rwa Filemoni umurongo wa 20. Dusome niba mwahageze. Timoteyo rwa mbere 12. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo w'icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo
ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya imbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanye n'abakumva. Amen. Filemoni murongo wa 20 haranditse ngo, impamvu ntavuze igice nuko n'ubundi rugira igice kimwe, ni igice kimwe cya Filemoni ku rupapuro rwa 220. n'aba batazi gushakira muri Bibiliya kubera kutayisoma. Igice kimwe n'umurongo wa 20 haravuze ngo, bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Dusubiremo ngo, bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Amen. Ayo magambo tugiye kuganiraho umwanya mutoya, tugiye kubana namwe, cyo muri bugerageze no gutega amatwi cyane. Nta bintu byinshi, nta n'ibikabyo byinshi, ahubwo icyo nshaka nuko mutega amatwi kandi mukanandeba. Amen. 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 Bariya b'inyuma ntabwo murimo kuvuga amen. Sawa, murakoze cyane. Amagambo dusomye niyo nshaka ko duhuguranaho namwe nk'abantu b'urubyiruko. Urubyiruko kandi urubyiruko rwo muri Kristo Yesu. Cyambere, mwagize amahirwe yuko mwamenye Yesu mukiri bato. Mwagize amahirwe kuko mwamenye Yesu mutarapfa. Mwagize amahirwe kuko mwamenye Yesu muri iki kinyejana kibi, muri iyi minsi mibi, muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, muri iki gihe kibi cy'ubusambanyi, aho tuboneka nk'amatabaza mu isi. Mwagize amahirwe rero yo kwakira Yesu no kumumenya, niba mwaramwakiriye koko. Kubera ko urubyiruko ruri hanze aha ruragowe, urubyiruko ruri hanze aha rurarushye, iterambere riri hanze aha rirabagoye, ikoranabuhanga riri hanze aha rirabagoye, ntabwo bazi kurijera, ntabwo bazi kurikora, kurigendanamo neza, ahubwo rirabaruhije. Ikoranabuhanga rirabaruhije, iterambere naryo rirabagoye, kugira ngo bashobore kuribamo neza ari abakristu birabaruhije cyane. Kandi namwe abenshi muri mwe muraruhijwe nabyo, namwe benshi muruhijwe n'iterambere, ntabwo muzi kurijera, ntabwo muzi kugendana naryo. Ikoranabuhanga ryarabacanze abenshi muri mwebwe. Icyumweru cyaherutse nabwiye abantu ko abantu babaye indaya za telefone, abantu babaye indaya za telefone, abantu babaye abasambanyi ba telefone, babaye abagabo b'amatelefone, babaye abagore b'amatelefone. Kubera iki? Kutamenya kujera iterambere, bena kutamenya kujera ikoranabuhanga. Ariko umuntu yagize amahirwe akamenya Yesu, hari ibintu bimwe amenya uko abyitwaramo kandi akanitwararika. Ntabwo umukristo ajya mu bintu byose abonye, ntabwo umukristo agenda uko ashaka, ntabwo umukristo yifata uko yiboneye, ahubwo agenda uko ijambo ry'Imana rimusaba. Rero Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo, nuko rero mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko ukwiye kuba icyitegererezo, ngo ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe. Ntihakagire umuntu uhinyura, ntugahinyuke. Guhinyuka ni ijambo ribi cyane, ni uguta agaciro, ni ugutakaza indangagaciro z'ubumuntu, ni ugutakaza indangagaciro z'ubukristo. Donc urahinyutse, donc ntuba icyo wari ukwiriye kuba cyo. Icyo wari ukwiye kuba cyo ntabwo ari cyo wabaye cyo, icyo gihe ubuhinyutse. Rero niba wari ukwiriye kugira imbaraga ntuzigire, ubwo buhinyutse. Niba wari ukwiye kugira ubwenge ntubugire, ubwo buhinyutse. Niba wari ukwiye kugira ikinyabupfura ntukigire, ubwo buhinyutse. Niba wari ukwiye kubahwa ntiwubahwe, ubwo uba wahinyutse. Rero Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo, mva mwana wanjye Timoteyo, ntakagire uhinyura ubusore bwawe, ntakagire umuntu ugira icyo akunenga, ntakagire umuntu ugira icyo aguhinyuraho. Abantu nibakubona bajye babona uri umukristo, abantu nibakubona bajye babona uri umwizerwa, abantu nibakubona bakubonemo icyitegererezo cy'abizera. Ku byo uvuga, abantu nibumva ibyo uvuga babone ko uri umuntu w'umunyabwenge, atari umuntu w'injajwa, atari umuntu uhuragura ibigambo, utari umuntu w'umuhehesi, utari umuntu uvuga ibyo abonye cyangwa ngo avugire aho abonye. Ujye uba icyitegererezo ku byo uvuga no ku ngeso zawe. Abantu nibakubona babona ingeso zawe zitunganye, abantu nibakubona babona ingeso zawe ari nziza. Ababyeyi bawe nibakubona babone ubabereye umugisha. Abaturanyi nibakubona babone uri umuntu mwiza. Aho ukorera mu kazi babone nta kintu bakunenga. Umuntu naguha akazi ngo umukorere ntagira icyo akunenga. Ntakagira umuntu uhinyura ubusore bwawe.
ahubwo ubucyitegererezo. Abantu bose bajya bagutangaho urugero bavuge bati yeba abakobwa bose bari bameze nk'uriya, yeba abasore bose bari bameze nk'uriya, uriya ni ukwiriye akazi, uriya ni ukwiriye umugore, uriya ni ukwiriye umugabo, uriya ni ukwiriye kubaka urugo, uriya ni ukwiriye kuba umuyobozi w'itorero, uriya ni ukwiriye ngo bajye bakureba ubicyitegererezo cy'abizera, ubicyitegererezo. Ntakagira umuntu uhinyura ubusore bwawe. Eske murimo kunyumva? Ndavuze ngo ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubicyitegererezo ku bintu byose, ubicyitegerezo ku bintu byose. Abantu bose bajya bagutangaho urugero kuri umukobwa mwiza, ababyeyi babone kuri umukobwa mwiza uboneye, kwiriye gushyingirwa. Abahungu nibakubona bakwifuze, ntibavuge ngo shi toka dayimoni. Nibakubona hari abo tureba bamureba uti shi toka shitani, yavuga uti toka dayimoni, avuga uti pupupu mu izina rya Yesu. Ariko woweho nibakubona bajye bavuga bati ni ukuri mu cyahafi twahabonye umukobwa mwiza. Muri korari y'urubyiruko, muri wa muryango wa Nafutali cyangwa wa Dani cyangwa w'Abalewi cyangwa w'abakirya ry'amafamiye yose mwakoze, nibakubona muri umusore bajye bavuga bati ni ukuri mu muryango wa Dani, mu muryango wa Nafutali, mu muryango wa Yuda, mu muryango wa Yosefu twabonye harimo umukobwa. Nanjye pastor nibaza kumbaza ngo mbarangire umugeni, babwire ntimwihute mu muryango wa Nafutali nabonyemo umukobwa mwiza, ukunda gusenga, ukunda kuba mu nzu y'Imana, ukunda ijambo ry'Imana, witondeka, wambara neza, usokoza neza, witwararika, uvuga amagambo abaze. Baje kundambagiza nkahita ngutanga, abasore bakakujyana bakakurambagiza. Bibiliya iravuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Abasore nkunda kubabwira ko muri ba pepiniere, ubuhumbikiro sinzi niba muzi icyo ari cyo. Pepiniere ni ahantu binaja cyangwa se bajya guhumbika umurama. Iyo bashaka kuzatera amacunga cyangwa ibindi biti cyangwa se ibiti bashaka kuzagemura, bashaka kuzajya gutera ahandi hantu, babanza kubitera muri pepiniere. Pepiniere barayihumbikira, bayishyiramo umurama, hanyuma uwo murama bakawutwikira, barangiza bakawuzitira, bakajya basukira amazi muri iyo pepiniere, hanyuma hakazazamukamo imbuto. Izo mbuto iyo igihe kigeze barazigemura, niko babyita, barazifata bakajya kuzitera aho bageneye kuzitera mu murima cyangwa se ahantu zateguriwe kuzaterwa. Abasore rero n'abakobwa mwebwe muri pepiniere y'Imana, muri ubuhumbikiro bw'Imana, c'est-à-dire no kuvuga ngo muri mwebwe niho Imana iteganya, muri mwebwe niho Imana iteganya kuzabona amafamiye meza, apana yo ngayo mwavuze aho ngaho, ahubwo imiryango myiza. Muri mwebwe niho hateganywa kuzavuka ingo nziza, muri mwebwe niho hateganya kuzaba abagabo bejo heza, muri mwebwe niho hateganywa kuzava abagore beza, muri mwebwe niho hateganywa kuzava abadiyakoni beza. Muri mwebwe amaso y'Imana areba muri mwebwe, ntabwo areba mu basaza. Ubu twebwe ntabwo Imana ibikiduhanze mw'amaso ngo izadukoreshe ibintu byinshi, ahubwo ni muri mwebwe Imana. Ubu muri jewe ntabwo ishobora kunteganyamo undi mugabo cyangwa undi mugore, ubu ngiye byararangiye. Je ntabwo ishobora kongera kunteganyamo umupastor kuko nabaye pastor. Je ntabwo ishobora kongera kunteganyamo ubudiyakoni kuko igihe cyararenze. Ntabwo ishobora kongera kunteganyamo umuririmbyi uja muri korari, ibyo byarandenze, byararangiye. Ntabwo ishobora kunteganyamo umusenateri cyangwa umudepite cyangwa umuministre cyangwa umuperezida w'igihugu. Kuri njyewe se fini, byararangiye. Ariko muri mwebwe urubyiruko nimwe Imana iteganyije abo bose mvuze. Muri mwebwe niho hagomba kuva abadepite b'igihugu, muri mwebwe niho hagomba kuva abaministre b'ejo heza, muri mwebwe niho hashobora kuva umuyobozi ushobora kuyobora igihugu, muri mwebwe niho hashobora kuva abameya beza n'abagitifu beza, muri mwebwe niho hagomba kuva abapastoro beza bazadusimbura twashaje. Ni muri mwebwe Imana iteganya kuzakoresha ibintu bikomeye by'ubutwari mu gihe abasaza n'abakecuru bazaba bavuye mu nzira. Kwa hiyo sasa kubw'iyo mpamvu murasabwa kuba ibyitegererezo byiza kandi ntimuzarogoye umugambi mwiza Imana ibafiteho. Imana ibafiteho umugambi mwiza, niyo mpamvu mugomba kwirinda kurogoya umugambi w'Imana. Ntimugaperipirebe umugambi wayo.
kuko Imana ibafitemo umugambi. Muri mwebwe niho amaso y'Imana areba cyane kugira ngo izabakoreshe ibyo byose mvuze n'ibyo ntashoboye kuvuga nona. Pawulo rero aramubwira ngo nuko rero mwana wanjye ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe, ahubwo bukitegererezo ku byo uvuga no ku ngeso zawe. Mfite abakobwa twakirijwe rimwe n'abahungu, hanyuma bagahora batwigishira ijambo, ariko haza kuvamo abantu bamwe baraturosera. Kuturosera ni ukutwicira gahunda y'ijambo ry'Imana twari twize. Bakatubwira bati mwabahungu mwe namwe mwabakobwa mwe ntabwo mugomba kujya mukora agakungu, birabujijwe. Agakungu k'abahungu n'abasore b'abakristo birabujijwe cyane. Hanyuma tukavamo abakobwa bamwe n'abahungu batumva, nkuko mwicaye hano ndimo kubabwira bamwe ntibumve. Hanyuma barangiza bakagenda bagafunga inguni. Twagenda tugasanga bahagaze mu nzira nka hariya, asanga umuhungu n'umukobwa barahagararanye. Cyo gihe nari umubwiriza butumwa n'ubundi ndi umusore, nasanga bahagaze, nti we Korodina kuki uhagaze mu nzira n'uyu musore? Akambwira ngo ngerega muhubiri, banyitaga muhubiri ni umubwiriza butumwa. Ngo ngerega muhubiri ngo tubadikijijwe. Mwamukijijwe muri ibyuma, mwamukijijwe muri ibiti, mwamukijijwe muri amabuye, ko ibyo ngibyo ari byo bitagira santima. Kandi shani mutihana muzabona ishyano. Bakagira ngo ni blague. Bakongera nkongera nkabasanga, kandi nanjye nari umusore nkabo. Hanyuma nkongera nkabasanga n'ubundi bahagaze mu mayira, twava mu materaniro tugasanga bahagaze mu mayira. Nkabwira ariko nyiye kuki mutukisha izina ry'Imana mwebwe? Kuki muhagarara mu nzira abahungu n'abakobwa mukica ubutumwa bwiza? Erega muhubiri twebwe tuba dukijijwe. Numva mbese murakijijwe se muri ibiti? Murakijijwe se muri amabuye? Murakijijwe se muri ibyuma? Ko ibyuma nibyo bitagira santima. Kandi shawe uzasoma imbwa. Bakanga kumva. Noneho umunsi umwe rero, umunsi umwe ngiye kubona, ngiye gutembera, nagendaga nsura ingo zose, nabaye n'umuyobozi w'itorero ndi umusore jewe. Noneho nkajya gusura abakristo mu ngo. Ngiyeyo nsanga Korodina yicaye ari kuri wa musore ari guhata ibirayi. Ndavuga ni Yesu we Korodina, noneho waje no mu rugo waje guhata ibirayi kabisa. Ni kandi Korodina uzasoma imbwa, kandi Korodina uzasoma imbwa dore nkubwire. Erega tuhadikijijwe. Numva mbese nakijwe se muri ibyuma, nakijwe se muri ibiti, nakijwe se muri amabuye. Nuko kandi uzasoma imbwa Korodina. Hanyuma Korodina rero umunsi umwe, habaye umunsi umwe sasa, habaye umunsi umwe Korodina ngiye kubona mbona yambaye igipira cy'imbeho. Yambaye igipira cy'imbeho turacakirana. Ndamubaza Korodina, ko wambaye igipira cy'imbeho ku zuba bimeze biti? Ko wambaye umupira, ese Korodina ko mbona ufite agatutu kw'izuru bimeze biti? Korodina ko mbona hano habaye inzobe bimeze gute Korodina? Aritonda noneho mbona avuze yorohe. Namaze niko Korodina ko menya warasomye imbwa? Ko menya warasomye imbwa Korodina? Muzi cyabaye. Naho Korodina yageze aho asambana na wa musore, arangije amutera inda. Muzi cyabaye amaze kumutera inda. Korodina ndagira ngo mbabwire mwa bakobwa mwe mwebwe muri hano, uwo muhungu yari yabatijwe mu mwuka wera agikizwa. Yarasengaga akavuga mu ndimi, yatera urusengesho akavuga mu ndimi, akuzura umwuka wera karitiye yose igahurura. Ariko amaze gusambana na Korodina, ntiyongeye gukopfora, ahise arangira, ntiyongeye kuvuga. Korodina nawe ubwo ako kanya bahise bacika mu rusengero. Hanyuma uzi iyo wamaze gutwara inda uri umukobwa uzi ukuntu bigenda, basaza bawe bahita bakwanga urunuka, iso na nyoko bahita bakwanga urunuka. Mu itorero tuhita tugutenga, ubaye ikivume, ubaye igicamuke, ubaye n'igicibwa. Abasore bose bari bateganije kukurambagiza ntabwo bongera kukureba n'irihumye, bose bahita bareba hirya, bose bahita bareba hirya. Kubera iki? Kuko wahinyutse, wataye agaciro, wavuye ku isoko. Ibyiza ntabwo bikubereye, nta cyiza kikubereye kuko wamaze guta agaciro. Ejo bundi ndi Nyarugenge, mwarimu Dafani, abakobwa abasore baramusanze mu biro. Iryo tangazo njya nditangaho ngeze hose, nanjye nkari mutangira. Baramutumye ngo yabivuze hari kuwa gatatu muri amasengesho yo kuwa gatatu. Aravuga ngo abahungu baramutumye ngo ntabwo bashaka abakobwa bazajya bajya kubasura muri ghetto kuko babatera gusambana. Iryo tangazo rero nanjye ndaritanze mu cyahafi. Birabujijwe kandi birabujijwe. Niba mushaka amahoro,
niba mushaka umutekano, niba mushaka ubugingo buhoraho, mujye mwirinda kujya gusura abahungu b'abandi muri geto. Impamvu ni iyihe? Nta muntu uzirika intama hamwe n'impyisi. Muntege amatwi, mureke kujujura. Nta muntu uzirika intama hamwe n'impyisi, birabujijwe rwose. Kuko uyiziritse hamwe n'impyisi yakurya, yahirya. Ikindi, iyo udashaka gushya mukobwa, iyo udashaka gushya muhungu, wirinda kwegera umuriro. Wirinda kwegera umuriro. Iyo wicaye iruhande rw'imbabura, imbabura irimo kwaka, nta cyizere uba ufite yuko igishirira kitari busimbuke ngo kikumene ijisho. Kandi ndagira ngo mbabwire, attention, hari igihe ibintu bipfira mu itangiriro. Uyu munsi wa none abakobwa benshi tujya kubashingira atari abakobwa, ahubwo ari abagore. Umukobwa umwe, muntege amatwi, umuhungu umwe yagiye gutereta umukobwa, agiye kumutereta, umukobwa aramubwira ngo ndakwiyamye, ngo le trésor d'une fille et sa virginité. Ninde wize igifaransa muri mwebwe ngo asobanure iryo jambo? Ninde uzi igifaransa? Ngo le trésor d'une fille et sa virginité. Umutungo w'umukobwa n'ubusugi bwe. Ubukungu bw'umukobwa n'ubusugi bwe. Iyo utaye rero ubusugi bwawe, ubutakaje agaciro, ubuhise ugayika ako kanya, uburangiye. Ndetse ikintu cya mbere umusore ajya kubaza umukobwa yagiye kumurambagiza, aramubaza ngo uracyari isugi? Uzasubiza iki mukobwa? Ndagira ngo mumbwire icyo muzasubiza hagati aho. Muzasubiza iki? Abahungu umva, ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cya mbere umuhungu akubaza, arakubaza ngo he, uracyari isugi cyangwa? Ubwo rero icyo muzasubiza ni mwebwe mukizi, ntabwo ari njye nzasubiza. Iyo rero bihereye aho ngaho agasanga utari isugi, agutakariza icyizere. Icyizere gihita gitakara. Kera mu babyeyi ba kera, mu basekuruza ba kera, iyo washyingirwaga uri umugore, bazanaga icibo bagashyiramo igiheha, bakaza bakikoreye, baje gusura iwanyu bakerekana yuko uwashyingiwe utari isugi, ahubwo wari umugore. Ibyo rero ni kazi yenu, byo muzasubiza nimwe mubizi. Hanyuma kandi iyo bitangiye uko nguko rero, icyizere kigatakara. Yakubonye urimo kuvugana n'umuntu, yakubonye urimo kuvugana n'umusore, yakubonye urimo kuvugana n'uwo musengana, aravuga ati do, arakomeje yangesoye. Kandi wenda ntabwo ari byo urimo kuvuga, kandi wenda ntabwo uri guteretana. Basaza bacu rero nabo ubwo yo mvuze gutya bahita bipyosora, birata ukuntu bavuga ngo abakobwa ngo barashize. Ni bande babamaze? Ni bande sha? Ni bande? Muravuga ubundi mujya kubabaza ngo ni amasugi, mwebwe muri iki? Ni bande baba babadevierije? Ni bande babidevierije cyangwa ni mwebwe muba mwabadevierije? Warangiza ukavuga ngo ni isugi, ukajya no kumubaza nta n'isoni ufite, nawe ubu uri umugabo wawe wararongoye. Ari aho ngaho ni ugushyira kimwe ku kindi. Ubwo mwashyira kimwe ku kindi, kuko abo bakobwa ntabwo ari bo bidevierija, ni mwebwe mubadevierija. Ubwo rero mujye mugenza gake, munabaza ibibazo bikeya kw'iyo ngingo, kuko ni mwebwe mubikora. Ni mwebwe. Ariko Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ntakagire uhinyura ubusore bwawe. Iyo waterese umukobwa ukamukora ku ibere, uhita uhinyuka. Iwacu hari umusore umwe yigeze agira atya, aragenda ahura n'umukobwa. Ahuye n'umukobwa amukora ku ibere. Amukoze ku ibere naho umukobwa, gicucu gusa. Gusa bikimariye iki? Igicucu muzi icyo ari cyo? Dore ngiki, gicucu gusa. Dore gicucu, dore gicucu gusa kitagira ubwenge. Igicucu cyo gukora ku mabere y'abakobwa, uhita uhinyuka. Iyo ukoze ku kibuno cy'umukobwa uhita uhinyuka. Iyo ukoze ku ibere ry'umukobwa uhita uhinyuka, uhita ubikije uruduyi. Imana yo mu ijuru tugenderere. Pawulo abwira Timoteyo ngo nuko rero ntakagire uhinyura ubusore bwawe, ntakagire uhinyura ubukumi bwawe, kugira ngo mutazakora ibyaha bikomeye cyane mu masezerano no kubana. Hari umupastor umwe yigeze kuduha amakuru, iwabo ngo higeze kubaho akantu, padiri ajya kuzana za moto. None agiye kuzana za moto, padiri atanga itangazo, avuga ngo abakobwa b'amasugi mwese, abakobwa b'amasugi mwese, abakobwa b'amasugi mwese,
muzaze gushikira moto z'ubuntu, muzaze gushikira moto z'ubuntu. Hanyuma pastor abimenye aravuga atumva, ziriya moto abakobwa banjye bagombe baje kuzizana, abakobwa banjye ni amasugi barakijijwe. Hanyuma aragenda, harimo abakobwa bitwaga ba Florence n'abandi aravuga ati mujye kuzana moto zo kwa padiri, nta yindi condition, ni ukubura isugi gusa. Naho abakobwa barangije babwira pastor ngo pastor ngo rega twakijijwe dukuze. Muzi icyo nshaka kuvuga ubwo? Icyo nshaka kuvuga no kugira ngo mbwire bene wacu b'abahungu b'abasore, nagira ngo mbabwire yuko bashiki bacu bakijijwe bakuze. Ntimuzabarenganye rero, nusanga atari isugi uzamenye ko yakijijwe akuze, yakiriye Yesu akuze, kandi ni mwebwe mwabikoze. Ubwo rero ntimuzabarenganye, muzabana neza, kubera ko bakijijwe bakuze ntabwo babizira, cyangwa ngo ukomeze ubiziririze undi sinabyara azakomeza bisugi. Shewe muransesa vrema. Ubwo rero icyo ngicyo nakirangije, nimusanga batari amasugi ntimuzirwe mubarenganye. Ariko icyo mubujijwe bakobwa ndetse namwe basore, mumaze kwakira Yesu, mumaze gukizwa, birabujijwe kongera gusambana.